Guys, nongeye kuguhikazira kuri The Truth Inside, nakwifuriza amahoro n'imigisha aho uherereye wose wabashe gukora subscribe kuri channel yacu ari The Truth Inside. Si channel ya cyangwa se y'ibindi ni yawe wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ko tubishizeho umwanya kundi cyangwa se umunsi kuwundi. Wowe barizwa rero muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se ukabarizwa muri Asia ndetse no muri Europe no muri Africa ndetse no East Africa. Ndakubwira ati rero utarabasha no gukora subscribe uhitwikanda muri kano kanya kugira ngo ukajye ucikwa nimwe muri showbiz tukugezaho umunsi kuwundi cyangwa se imwe mu nkuru tuba dushaka kwita tukurambura mu kanya nkako guhumbya. Iyo wabashe gukora subscribe ni kugira ngo ujye ubasha kwitubona inkuru kanya gatoya. Nanagusabye rero kugira ngo ujye wibuka gukora like, ureba hano handitse akantu kakaboko kandi like ndetse unadusigira ubutumwa hasi uburyo tuba dushaka kugira ngo twumve ibitekerezo byawe cyangwa uburyo mu bintu byose tuba twabasha kuba twakugezaho twumve icyo nawe wabivuga cyangwa se wabitekerezaho. Nongere rero kuguhereza ikaze muri showbiz yacu no munsi, dore ko ibintu biba biri bigeze ku rundi rwego utabasha kubitekereza. Hari abantu benshi bagiye batekereza hirya no hino ese ngo ibi bintu byashoboka cyangwa se byabaho, ukibaza ibi bintu ntago ushaka kuzashoboka bitewe namwe mu magambo cyangwa se bimwe mu rwango rwari ruri hagati y'aba bantu b'abagabo ubona aho ngaho kuri iyo video imbere yawe. Mwinjiza rero muri showbiz yacu no munsi ni ibintu byatangaje abantu benshi kubona Big Fizzo ari kumwe no bita Ya Sat.B. muri buka beef zagiye zibaho nyinshi cyane muri muzika cyangwa se mu ruhando rwa muzika mu Burundi. Bivugwa yuko Fizzo atumvikana n'uyu musore bita Ya Sat.B. Na interview cyangwa se amashusho yagiye agaragara yagiye asabagira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, wumva amwe mu magambo Big Fizzo yagiye avuga cyane, amagambo akomeye cyane, amagambo yagiye ababaza abantu benshi cyane, kuko burya umuziki no gushira hamwe nkuko Abarundi mwakomeje kubivuga, no gushira hamwe kugira ngo umuziki w'u Burundi wongere umuziki uzamuke nawo ugere ku rwego ruri hejuru. Amagambo Fizzo yagiye avuga menshi, na amagambo yagiye avuga yuko ashoboye kandi nta wundi muntu ushobora kuba yamujya hejuru, wumva yuko yamurusha umuziki cyangwa se hari undi muntu wamurusha kuririmba ari we umuhanzi wa mbere mu Burundi ushoboye kandi unabashije. Ese wowe ukurikirana imwe mu nkuru tukugeza cyangwa se wowe ukurikiye kino kiganiro ndimo kugezaho muri kano kanya, urabyumva ute cyangwa se urabibona gute? Urabona ko bikwiriye yuko umuhanzi nk'uyu ngwaho kugira ngo ashyigikire abahanzi b'iwabo cyangwa agire icyo yavuga ku muziki w'iwabo ariyo magambo yakakwiriye kuvuga? Mukanya gashize hari imwe mu butumwa nahawe n'umwe mu bantu baturuka mu Burundi avuga ati umuziki w'u Burundi ubu ngubu umaze kugera ku rwego ruri hejuru. Nanjye nza gusubiza ubwonko inyuma cyangwa se ubwenge inyuma. Nibuka Ya Sat.B ubwo yaherukaga mu Rwanda 2015 ari kumwe nimwe muri groupe yari izwi cyane nka Urban Boys. Yanakoranye, murabyibuka ko yakoranye indirimbo nabo. Ubona yuko umuziki mbere yuko akiri mu Burundi nubwo no mu gihe yarageze mu Rwanda, ubona yuko harimo different, harimo itandukano, harimo icyahindutse muri bo ku muziki wiwe wa Sat.B. Nibwo rero hiti na Ya Sat.B yahise izamuka aza gusubira mu Burundi, umuziki wongera urazamuka hejuru. Ariko ibyo ngibyo Big Fizzo ntago yabikozwaga ntabwo byanamukoragaho. Ariko muri kano kanya ikintu cyaje gutungura abantu nuko za kubona umwe mu bahanzi bakomeye b'i Burundi ari we unahagarariye label bita Bantu Boy, ari kumwe n'umwe mu bantu yakomeje kuvuga ati Sat.B haiza kaniweza, Sat.B ni mtoto mdogo, no kuvuga ati mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa rwumvikana no kuvuga ati ngo Sat.B ntago yamushobora, Sat.B aracyari umwana kuko ntago ashobora kuba yamushobora. Ariko muri kano kanya ukabona bari kumwe. Iyi video urimo kubona ahanga imbere yawe ni imwe mu mavideo yagiye ikikikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, dore ko Fizzo yaraje muri iki gitaramo
Ya Sat.B yaraje kumurika icyo bita album, yaje kumurika album yiwe. Farious aravuga ati reka njye kumushigikira kuko ni ibintu by'agaciro kubona umuhanzi nk'uyu nguyu urimo kugenda utuma umuziki w'i Burundi ugera hejuru. Reka nanjye mushigikire kugira ngo umuziki w'i Burundi wongere uzamuke hejuru. Nibwo rero na Sat.B yaje kubona Big Farious, abona yuko nawe kubibona ubona biramushimishije cyane, ni ibintu byamutunguye ko nawe ntago yabyizeraga ko umuhanzi nka Farious ashobora kugaragara mu gitaramo cyiwaje kumushyigikira. Ariko nanone tutiyengagije umuziki w'u Burundi, muribuka ko hari abantu bagiye bacicikana cyangwa se bagiye bamenyekana hirya no hino, kandi nabo bagiye baba bastar nubwo muri kano kanya batakibarizwa mu Burundi. Harimo nk'uwo bita Kidumu Kibido, nawe yari umustar ukomeye cyane, nawe mwe mu mashusho yagiye afata yavugaga yuko ari we muntu wa mbere uhagarariye umuziki w'u Burundi. Ariko namwe nk'abantu mutuye hirya no hino sinzi ukuntu mubyumva, niyo mpamvu tuba twababwiye ati mudusigire ubutumwa hasi kabisa. Iyi ni showbiz tuba tukugezaho kabisa kuri The Truth Inside. Guys, ni ibintu bitangaje, ni ibintu nawe aho uherereye muri kano kanya ushobora kwibaza ukavuga ati ibi ntago bishoboka kabisa. Why umuntu ashobora kwigirira icyizere akumva yuko nta wundi muntu ushobora kuba yamurusha? No kugira ngo nawe yigire amere nka wari proud y'ibyo akora. Ariko nanone harawugera ukavuga ati nemeye abana barimo kugenda bakura kabisa, nawe kumva yuko abashigikira. Iyi rero ni The Truth Inside kugezaho imwe muri showbiz ikomeye, cyangwa se imwe muri showbiz irimo kugenda ivugwa hirya no hino kuri ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu nimba nakubwiye ati nsigira ubutumwa hasi, ndetse unasigire icyo bita like, unakore na shares ku nshuti zawe zose kugira ngo inkuru ikomeze isabagire hirya no hino, dore ko ibintu byakomeje guca ururondogoro hirya no hino, ndetse mu Burundi no mu Rwanda. Abantu benshi bakomeje kwibaza byinshi, aravuga ati umuntu nka Farious wakomeje avuga amagambo menshi ngo yuko umuziki w'i Burundi kabisa ari wo uhagarariye, cyangwa se ari wo ufite wawushize hejuru. Aho ubu ngo batangiye kugenda yemera none ko abana batoya ubu ngo basigaye bakora kandi banabashije. Guys, ibi ni ibintu rero birimo kugenda bivugwa na benshi. Comment zagiye ziba nyinshi cyane, baravuga ati abantu bavuga ngo ntago byashoboka kabisa kubona Big Farious yagiye kwitabira igitaramo cyo bita Sat.B ubwo yaragiye kumurika album yiwe y'indirimbo ziwe kabisa kugira ngo zibashe kuba zajya hanze. Guys, nagira ngo rero nkubwiye ati wahanga wari kuri The Truth Inside ikugeza imwe muri showbiz irimo igenda ivugwa hirya no hino. Nkubwiye ati rero ibuka gukora subscribe, ndetse unakore icyo bita shares, ndetse unadusigira ubutumwa hasi kugira ngo inkuru zose zijye zibaza kutazikugeraho. Wari kumwe nanjye Bahati Chris kuri The Truth Inside. Nkubwiye ati ni bye bye, ciao guys.